icyo twitaho. Ni mu gusohoza umurimo wa Kristo itorero rizashobora kwizera ko riri hamwe nabo. Yarababwiye ati, mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kimwe mu byangombwa byo kuzuzwa kugira ngo bahabwe imbaraga ya Yesu ni uko buri wese yikorera umutwaro we. Imibereho y'itorero ubwayo izaterwa n'ubudahemuka buzanwe no gukora umurimo w'umwami nk'uko ashaka. Kuwirengagiza ni ukwitegurira gucika intege mu by'umwuka ndetse no gusubira inyuma. Ahatari igikorwa kinini umuntu akorera mugenzi we, urukundo ruracogora, kwizana ko kugacika intege. Uwifuzwa ibihe byose, paje 3642.